mumeze mute nshuti bavandimwe mudahema kudukurikirana umunsi ku munsi, nkabangutsa ko ingeri ari nitwe Bami TV. Uyu munsi nje kubabwira ku bintu byazagufasha wowe musore, wowe mukobwa ukomeza gukundana n'umukunzi wawe kandi akomeza akakwiyumvamo nawe ukamwiyumvamo, mugakomeza urukundo rwanyu rukababera iki umunyenga. Uyu munsi nabateguriye ibintu bigera kuri 7 ngomba kukubwira hano, bikazagufasha mu rugendo rwawe rw'urukundo watangiye, umukunzi wawe akakomeza akakwiyumvamo cyangwa se nawe ugakomeza ukamukunda cyane nta kandi nta buryarya. Ikintu cya mbere uzakorera umukunzi wawe ni ikintu cyo kuba muri kumwe, ugatangira ukajya umubwira utugambo twiza. Ushobora kuba ugiye kumubwira ikintu kibabaje cyangwa se gishimishije, gerageza uko ushoboye umubwire mu ijwi ryoroshye cyangwa se niba na ngombwa wamwegera umwongorere gakeya. Ibyo bizatuma akomeza kukwiyumvamo kandi akomeze no kukugirira icyizere, yumve ko umurutira abantu bose kandi akomeza kugirira icyizere, yumve ko uri uw'ingenzi mu buzima bwe. Ikindi ushobora gukorera umukunzi wawe cya kabiri, igihe muri kumwe mutembera mu muhanda, gerageza kumufata mu kiganza. Niba muri kumwe mwigenda buri wese yifashe gutya cyangwa se genda nyine mwegere mugende mufatanye mu kiganza, kuko ibyo ngibyo nabyo bizamukururira gukomeza kukugirira cya cyizere, akomeze agukunde kandi nawe ukomeze ugire ute umukunde. Niba kandi yagusuye, icyo ni icya gatatu tugezeho, niba yagusuye gerageza basi kugira nk'ikintu wamubwira mujyane gutegura mu gikoni. Niba ari uguteka agafiriti mugafatanye, niba ari gukaranga ubwo bunyobwa mubufatanye, kabone niyo ibyo biryo mwaba muri guteka byaba bitanaryoshye, ariko wazumva ko basi byibura kuba wamugira icyo cyizere cyo kujya gutegurana amafunguro mu gikoni, nayo bizamuha motivasiyo yo gukomeza kumva ko uri umuntu w'agaciro muri we, uri umuntu w'agaciro kuri we, kandi azagukunda pe, azagukunda nawe nutamwigiraho ikirara, kandi nawe ndabizi ko uzaba uri kumukunda, kuko ntabwo wabona umuntu araje aragusuye arabyemeye mujyanye gutegura ayo mafunguro, ese wowe aho ngaho wibaza iki? Aho nta kintu wumva ko nawe wumva ko murizeranye hagati yanyu, murizeranye. Ikintu cya kane uzakorera umukunzi wawe, kandi nacyo gifasha, jya ukunda kumuha impano, nubwo kandi cyane cyane wibande kuzihendutse, kuko nizo buriya iyo umuhaye nk'akantu gaciriritse we ntabwo aba yatekereza ko wamuha icyo kintu. Ushobora kugenda wenda ukagura wenda nko ku munsi mukuru, ukabona bari kugenda bagura ibintu bihenze, ukabona umwe azanye ururabo rwiza rw'umutuku, wowe ukagenda ukagura akabombo k'10 k'umutuku, ukagenda ukagaha umukunzi wawe. Ibyo bintu bizamushimisha, kuko nawe ukamara atanatekerezaga ko wamuha iyo bombo, nawe tekereza ko wamuha ibintu wenda bihenze, ariko nimuha ikintu atatekerezaga nawe ubwe, nabwo bimuha motivasiyo yo kuvuga ati nanjye nijya kumuha impano ntabwo bizangora, nawe nzamuha ibigiciriritse, kuko ubundi muri ibintu binahenze nta nubwo bijya mu rukundo my friend. Ibintu bihenze rwose, aho gukomeza guteza imbere urukundo ahubwo birusubiza inyuma. So kubw'ibyo rero, iyo ugiye kugura umukunzi wawe impano, genda ntikomplike, wumve ko mu mutwe harimo ibintu ushaka kugura ibintu bihenze. Genda ugura ikintu gihendutse, kandi abizi neza ko umukunzi wawe azagiha agaciro, ariko azagiha agaciro. Ugiye guha umukunzi wawe impano, wigenda ugure ibintu bihenze. Ikintu cya gatanu ugomba gukorera umukunzi wawe, kora ubushakashatsi ku mwenda ukunda kwambara cyangwa se inkweto, ikintu nyine ubona akunda wambara ukabona kiramunejeje, aba ari cyo ukunda kwambara, kuko buriya bituma akwisanzuraho, akumva nyine niyo muri kumwe aba yumva nawe yifitiye confidence, avuga ati
basi uko biri umukunzi wanjye yambaye neza, kuko nawe buriya aba yabyishimiye, aba abyishimiye, ariko nawe byibaze uba ari kumwe n'umuntu ubona nyine yambaye ibintu bitari sa nawe, ntabwo ibintu bitari byiza nawe ntabwo wabibona, ukabona yambaye ibintu umwenda waracitse cyangwa se nyine ibintu bitagaragara neza pe. Buriya abakunzi bacu ntabwo bikunda kubashimisha. So cekinge rero mu myenda yawe ufite niyo yaba ari mike, cekinge umenye umwenda ukunda, ujye ukunda nawe kugira ute kuwambara. Ikintu cya gatandatu nakubwira hano, ushobora guhura mu kanya murahuye, yagusuhuje murongeye murahuye, gerageza nanone ugira ute umwereke ko uhabwe rw'umukundo kurusha uko kare mwari mumeze, umuhobere kandi wenda umuhobere umwegereye, nta kuvuga ngo uramuhobera harimo distance, no, gerageza kumuhobera basi umwegereye, kuko nawe buriya bimutera ishema, ntabwo kuvuga ngo umuntu aramwitaje niba agiye kumuhobera byameze nk'utabyi, biriya bintu ni bibi. Ibyo umuhobeye umwegereye kandi mwari muri kumwe mu kanya murongeye murahuye, urongera uramuhobeye, uruzwi ibintu biba ari byiza, nawe buriya ahita yumva mu mutima gusa nabyita ubushagarira, kabyita ubushagarira, kandi ibyishimo bihita bizamuka ukumva ko arishimye nawe. Nujya guhobera umukunzi wawe ntuzavuge ngo urashyiramo distance, niyo uko ase kuno nakongera akatamukongera mugahura, musuhuze, why not utamusuhuza, musuhuze urebe ibyishimo akomeza kugira ute kugira. Ikintu cya karindwi nakubwira hano, ku bantu bakundana, ushobora kuba mugiye nko gutembera, wenda muri bukore urugendo rutari rurerure cyane, avuga ati twe turagenda duteze, ariko buriya ntabwo ari byo. Niba ahantu umuntu atuye ahagenda n'amaguru akagenda akagaruka, bifata amafaranga ngo mutege, ahubwo we mubwire mugende n'iki n'amaguru, mugende mukorane urwo rugendo, niba ari ugusenga mugende musenge n'amaguru, mwongere mukate mugire mugaruke. Ibyo gutega ntabwo biba ari byiza, mukorane urugendo n'amaguru, basi nawe yumve ko umuri hafi, yumve ko ubuzima bwose washobora kububamo, nko kuvuga ngo urajya gutega, niba ugiye udateze ugaruka uteze, niba ugiye uteze ugaruka, mufate icyemezo kimwe, mugende mwateze mugaruke mwateze, mugende n'amaguru mugaruke n'ayandi. Ariko kugenda n'amaguru my friend birafasha cyane pe, kuko yamugenda hari byinshi akumenyaho utaruzi, kandi bimwubaka. Ikintu cya munani nakubwira hano nacyo cy'ingenzi kandi gifasha, gikunda kumubwira ko ari we mukobwa ubona nyine ufite agaciro mu buzima bwawe, ubona ko ahashoboka hose, haba kure, byaba byiza byaba bibi, mugomba kubinyuranamo wa babiri nta wa gatatu. Ibyo nawe bimubwira, nawe azumva mu mutima we hari ikintu yibwira, hari ikintu azibwira, kandi nawe bizamushimisha, kandi nawe ndakeka ko bizagushimisha, kuko ibyo bintu buriya iyo ugiye kuvuga ngo ugiye kubwira umuntu utuntu twiza pe, nawe batakubwiye wumva unezerewe mu mutima wawe, ntabwo wajyaho ngo umbeshye. Iyo umuntu akubwiye akantu keza karagushimisha, so ufata uwo mwanya umuganirize ku tuntu twiza, kandi wumva ko nawe turyoshye, utazagenda ukamubwira ibyo wagiye ubona ku muhanda, ntabwo aba bikeneye pe, genda ushobora kubimunyuriramo pe, hari nka joke, ariko ntukamubwira ibintu byose, ibyo wabonye byose, aho wanyuze hose mugende umubwire, apana, ugerageza kumubwira ibyo ubona nawe ari ingenzi. So ikindi kintu nakubwira ku bantu bakundana, ntabwo gufata umwanya wawe ukawupfusha ubusa
niba muvuga ubusa kuri telefone ntabwo ari sawa, ntabwo biba ari sawa pe. Niba afite umwanya mubwire mujye ahantu muhurira, niba ari ibyo ashaka kumubwira umubwire, niba hari icyifuzo ashaka kumubwira ukimubwire, kuko buriya nabwo iyo muri kumwe live nabyo birafasha, kuko bituma nawe akomeza kukwisanzuraho, akumva ko nyine nta kibazo, nta bwoba afite, akumva ko ahamye mu mutima we, kandi nawe kandi nawe uranezerwa pe, byanga bikunda nawe biragushimisha. So murakoze cyane kuba mwakurikirana iki kiganiro, duhure ubutaha mu kiganiro gikurikiyeho, kandi ndatekereza ko iki kiganiro kitagufasha icy'ubutaha kizagufasha, ariko kiri bugufashe ndabizi neza. So murakoze cyane. Nitwe Bonny TV, oh yeah.